Hello family and friends, mumeze mute? Reka nizere ko mumeze neza. Mbahaye ikaze kuri Muhoza Talk. N'urubuga mbere dukurikiye urisanga. Niba usanzwe kudukurikirana nawe nanone tuguhaye ikaze. Turabakunda cyane ibyo murabizi kandi dushimira support yanyu mutugaragariza mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma rero ntatinze bavandimwe inshuti zanjye. Amanje guca hirya no hino murabizi. Story mbanaze nyuma mwaduhaye. Nkuko bisanzwe na avoidinga kandi ngerageza kurwanya cyane exposing umuntu utanzi inkuru inzira zose zishoboka. Igihe mvuga umuntu mpaye inkuru igihe aba yifuje ko bigaragara ntabwo nta Rwanda nabivuga ko nta muntu ansaba ko inkuru ye nivuga mu mazina abenshi baba bashaka ko nyine bivuga gutya bivuga agahabwa inama n'abantu kuko nawe waha inama undi ariko kandi ntamwe expose nashyize ifoto ye nashyize izina ry'ibintu privacy y'umuntu ni ikintu gikomeye kandi acyubaha nkuko nifuza ko nigirirwa niko nanjye mba nayitanga. Nuko rero inkuru no munsi ni inkuru nahawe n'umuntu mwiza cyane. Ndi gufunga igipesi ntagire umuntu umwe bibangamije. Ariko ngifunge ndahize kugifunga dukomereze. Ubu no twakomereza. Ngira ngo ntebye banze n'abashyushye mu gakiyemwe guhora mubabaye turi hano at the end of the day turi hano kugira ngo isi icumwe ubuzima bukomeze bugende neza kandi dufasha abandi muri bike dufuye ibitekerezo byiza inama burya abantu bavuga ko igitekerezo cyiza n'umugenzi w'Imana. So you never know ushobora gusanga message yawe utanze comment yawe ari ivuye wa muntu maze imyaka myinshi akomeretse. Reka rero twihute tumeze gute inkuru munsi. Inkuru no munsi nakasa mutwe njye mbivuge muri iryo jambo kubera ko n'umugabo wampaye inkuru ye atuye hanze y'igihugu cy'u Rwanda hanze ya Afrika. Uyu mupapa afite abana batatu yambwiye ati abo bana banjye batatu mfite nashatse umugore muvana muri Afrika mukunze baramundangiye ntabwo twari tuziranye umugore mwiza ku isura perfect ibintu byose kurya ufite kabisa hanze nyine imbere Imana nihamenya na nyir'ubwite ibyo tujye tubifata gutyo ntukagire kunivuna Imana nizi imbere y'umuntu rego ushobora kumenya duke byinshi Imana niyo ibibizi na nyir'ubwite aba yizi burya. Ati rero nyirabonaga iby'inyuma umuntu mwiza ndaramushima ndamukunda ngenda mufiansa turakundana turangije gukundana turi mari. Ati byihuse pe umwaka n'igice twatumaze gukora ubukwe mva hanze narindi ndazikora ubukwe turangije gukora ubukwe mu by'ukuri ati njyewe ntabwo ndi good looking man ntabwo umunsi ni telefone nanjye nakiriye nubwo ndi kukubwira story mu yandi magambo yavuze ati ntabwo ndi umuhungu mwiza cyane kuri urebye inyuma physical appearance ntabwo ndi mwiza cyane umugore wanjye ni mwiza kundusha. Rero bakatangiye kujya bambwira ati ko umugore ushatse ukuntu ati ashatse umugore mwiza cyane kukurusha. Ibyo mvuga ni bisanzwe kuko ntabwo ari ngombwa ibyo rumva nyine nta kintu kirimo turakomezanya n'umugore. Umugabo yavuze ko we amaze kuza gukora ubukwe n'umugore yasize umugore atwite aragenda ati maze kugerayo umugore abyara tutari kumwe ukoze ngaruka kureba umwana n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Declaration yanjye ntiyatinze arihuse umugore arazaransanga. Umugore wanjye akimara kunsanga tukimara kubana yaje yarahindutse yabaye undi muntu kuri level iri wagira ngo niba ufite nk'amafaranga adabarinze nkanjye nk'inshuro nta nyine adabarinze nk'ayanjye cyane nyine ukabona ari kandi atarabona akazi yari mutunze akambwira ngo ntabwo najya kugura iki ntabwo kinakirya urumva njyewe ngo inyama zitari halal inyama zino halal abantu bazizi simbizi niba ni inyama kwa kundi bica inka babaga inka kwa iyo babaga inka hari ukuntu abantu bo hanze murabizi ari ukuntu bazirasa abenshi abazungu barazirasa iyo irashe rero iyo nyama ntabwo aba ari halal kuba mizirima ntabwo barya ziriya nyama zarashwe bo barayifata bakayica umutwe bakayikatira bakayicira bonyine izo nizo nyama bita halal. Niba ndi wrong baraza kumusora ariko njyewe nuko nkuko ariko nasobanuriye usanga hari amasoko yitwa ngo halal meat nyine bafite ziriya nyama nyine ziri fresh bikatiye inka bakayica bakayibagira atari ukuvuga ngo bayirashe. So umugore atangiye kuvuga ko nawe inyama zitari zo muri halal atazirya aragenda ashyira mu buzima buri expensive ku buryo mu cyumweru ifi afite ubwoko bw'ifi arya nubwo atarya urumva
ibiryo afite ubwoko bw'ibiryo n'ibyo atarya. Ati nkareba umuntu nkibaza ahantu avuye ko byose yabiryaga, nkibaza ukuntu asa ahindura ibintu byose. Anyways, ati rero ngibyo ndabyakira, nta kintu byari bintwaye, ariko nyine mbona ko harimo changes zabayeho. Rero umugore ntashake ko njye nawe tubonana, agahora ambwira ngo ntabwo ameze neza, ngo ntameze neza, akankwepa, bikabaho gake gashoboka ariko akankwepa. Noneho nibwo rero naje kubona ko harimo ikibazo, si umugore wanjye ni cyo kintu cyabaye, nibazaho kiranyobera. Gitangaje nuko atirabwiye kuri telefone, ayicaye ahantu arimo avugana n'inshuti ye, atazi ko natashye. Avugana n'inshuti ye arayibwira ati njyewe iyi mbwa y'umugabo ntabwo nzigera nujya kwibyara undi mwana. Aha turebe ukuntu asa, ati ko nagize umugisha Imana ikampa umwana usa kuriya, iyo mbyaye umwana usa na se nayo kubigenzana. Ati uwo mbyaye n'uwo ngo sinzongera. Kahise hari ibintu numva nanjye ndi umuntu, numva nanjye birankomerekeje ku mutima wanjye. Umuntu uri kumva story nkanganye, nkumva nyine mwana se ugomba kubwira iki, numisha binkomerekeje. Arambwira ati umugabo arifata ako mwagiye mumenya kuko ukareba basi ugana agaciro cy'umuntu wakoze mu buzima bwawe. Ibaze umugabo ati ndazengerera kwibaza ukuntu arimo aravuga ngo ndebe ukuntu gisa, imbya mwana usa nawe kubigenza ko nagize Imana nkakuramo uriya. Ati sinshobora kubyarana nawe, ukumva nta wundi mwana twabyarana. Nimara kumva ibyo bintu nk'umuntu wabaye shoke, sinagize n'ubwenge buri kodinga, sinagize n'ubwenge bumuhamagara, ndetse nsubira ku kazi. Sinagaruka ngumayo hamagara ababyeyi be ndababwira, umugore arakana ntabwo byabayeho, ibyo ntabwo byabayeho, ngo simubekere ngo simubeshyire. Arangije ndagaruka mu rugo, umwana wanjye yari avuga ko turagomba kugaruka. Ndagaruka mpageze ndabwira se biba bintu byabaye nibyo, ibintu wavugaga ni wowe byabaga mu kanwa cyangwa n'uwundi muntu? Niki kintu cyaguteye kumbwira kuriya? Umugore arambwira ati niba ibyo wumvishije ari biriya wavuze, nta kintu kimwe nta gusubiramo turebana mu maso. Byandi navuze nabivuze, kandi ko nabivuze niko bimeze. Nanjye yongejeje hano, nanjye nzishaka ubuzima nzabaho, ariko ni ntabwo nkuyumvamo, sinshaka kumusenya nawe. Nizere ko amakuru muri kuyumva, ntabwo nkuyumvamo, sinshaka gukomezanya nawe. Biriya navuze byari bivuye ku mutima wanjye. Impamvu ntabyemereye mama, ntabwo icyo kintu nakyemerera mama, ntabwo nawe gufata ibyo bintu mbibwire mama, ariko wowe nabikubwira njyewe nawe widana. Arambwira ibyo nta kazi afite, umwana wanjye ari aho ngaho, niba amenyereye ukuntu agiye gusafaringa n'umwana hanze, naramufashije inzu yabagamo n'injye yishyuraga, ari muri Afurika, njye mugaburiraga namukoraga buri kimwe. None ageze aha ntiyambyara umwana usa nanjye ngo yagize ikibazo, kuko njye ntabwo tuberanye. Ati of course mfite inama nagiriwe na famille, mfite inama nagiriwe n'inshuti, ariko nawe ibiganiro byanyu nifuza ko nawe mwagira icyo mumbwira. Ibyo rero nibyo byatumye aduha inkuru. Aragira ati iki kigeragezo ndimo kuri ubu ngubu, umwe ari hasi undi ari hejuru, umwe muri house asanze yaraguze inzu, nuko ari umugabo rwose ufite ibyo yakoze mu buzima bwe. Rero araje aba hasi, tumara gutandukana ibyo nahise njya hasi aguma hejuru. Simbona nawe dusa nkaho tutabanye, duhurijwe n'umwana, ariko turacyari kumwe muri iyo nzu. Famiye cyane ko inama zabo, abavandimwe barampa izabo, ndashaka izanyu mwe mutanzi, mutafite benefit, udafite ikintu na kimwe gishobora gutuma wirimita kumbwira ijambo kuko wumva ko rishobora kumbabaza cyangwa rishobora gutuma mbitekereza ukundi. Ati iyo mpamvu yonyine niyo yatumye inkuru muhoza kwa Muhoza Real Talk. Mwebwe mutazi imbyuhaye inkuru, mutamfiteho isano, mutazi mudafite ikintu kimwe, nta filter ihari, ngira inama uyu mugore ngumane nawe nubwo yasaba imbabazi. Uyu mugore nuko barirwa tukagumana. Ese ni igihe cyiza cyo gustepinga out, nkavanamo ikirenge cyane avuga ngo bye nkagenda? Ese ni igihe cyo kwihangana, ni igihe cyo gusenga cyane, ni igihe cyo gukora iki? Muratubwira unkora iki? Aba yari wowe, uyu ari musaza wawe, n'inshuti yawe, n'umuvandimwe wawe, n'umuntu wawe ukunda. Ikintu kiri kumugora cyane nuko abona ko umugore ataramenyera. Aravuga ati ni muhana n'umwana, umwana ajya azabaho nabi.
umwana wanjye azapfa nabi. Nacyo mu gihe mutanga inama mu gikonsidere ko ari umugore ukiri mushyashya utari wamenyera igihe amaze si kinini ku buryo n'umuntu wahita ukaca ngaho ngo akumane n'umwana yite ku mwana ati kandi igihugu ndimo nkubona kenshi bidutandukana umwana azajya kwa nyina kuko proof z'ibyo yambwiraga ntabwo nabirikodinze ntaho mbifite bibisi. Rero urangira inama ati ndiye ku bwanjye numva ntafite umwana wo gutanga kuko umwana wanjye ndikumva umwana wanjye nyina atamufata n'umunsi umwe wenyine ntari kubera ko ntamwizeye ariko kandi nyine ubwo rero ibyo tuntu twose n'utunagiye ambwira shaka ko muza gushyira hamwe mugiye n'umugabo inama uyu mubyeyi mugiye mu inama inkuru n'umusenyeri ntabwo ntinda yareshyaga bimeze ubwo wowe uko byumva yaba ari wowe bari mu wawe uko inama mvamo uyu n'umuvandimwe nawe tureka cyo mu mubyeyi njyewe ndabakunda cyane ndabazirikana kandi mpa agaciro ikintu cyose mukora mu rwego rwo gusapotinga mu buzima bw'itaho nyagasana aho mugisha muhaye muronke mugira amahoro turabakunda cyane ciao.